Ego twagarutse narakidube aza kubwira ati prisoner cyangwa se ati imbohe. I am a prisoner nkuko bisa muri siyo TV1 abagize channel like ndabifuriza umwaka mushasha umugira ibihe byiza. Yeah. Umuntu umwe yarabimbwiye igenda nkiri umwana muto w'umuhungu yarambwiye ati icyaha ntigihemba. Yarongeye arambwira ukwiganirwa urupfungurutso. Yego nk'umuhungu muto nibaje ko narinze ibyo nariko ndakora. Ye mugabo ariko uno munsi hano ndi mu ibohero ndi mbohe. Ndi mbohe, I am a prisoner. Ati ndi mbohe. Ndi mbohe. Ndabye impande zanjye zose nta na kimwe mbona, ariko mbona impume zine zindeba. Umupolisi yarambwiye muhungu ati nta mashuri azongera kubakwa, ibintu byose bizubakwa azabara amabohero. Nta mashuri azongera kubakwa, ibintu byose bizubakwa azabara amabohero. Nta mashuri azongera kubakwa, ahubwo hazubakwa amagereza gusa. Ariko uno munsi hano ndi mu ibohero ndi mbohe. Ndi mbohe, I am a prisoner. Ati ndi mbohe. Oh, uhoraho ati ndi mbohe. Narabajije umupolisi ndavuga ati noriha iki kugira ngo nkubwire ubwenge bwanje. Yabwiye ati muhungu nta mashuri azongera kubakwa, nta n'ibitaro bizongera kubakwa. Nta mashuri azongera kubakwa, nta n'ibitaro bizongera kubakwa. Ibintu byose bazubaka azabara amagereza gusa. Ibintu byose bazubaka azabara amabohero yonyene. Ibintu byose bizubakwa azabara amabohero. Ati ndi mbohe. Ati ndi mbohe. Ati hano ndi mbohe. Ati ndi mbohe. Ni like the bazavuga ati I am a prisoner. Ati ndi mbohe. Ati ndi mbohe. Ati ndi mbohe.